Video tugiye kurebera hamwe uburyo wafungura konti ya Twitter mu buryo bworoshye cyane, ukayifungurira cyangwa se ukayifungurira mugenzi wawe. Dukurikire birimo byose. Urinjira muri application ya Twitter kuri telefone yawe. Aha rero twe tugiye gukereya account, turakanda kuri create account. Urashyiramo amazina yawe, ushyiremo nimero ya telefone cyangwa email, kuvuga ngo urahitamo email cyangwa nimero ya telefone, hano hasi itariki y'amavuko. Nyuma yo kwandika amazina, email cyangwa telefone, urashyiramo itariki y'amavuko. Urashaka igihe wavukiye, ugihitemo. Numara gushyiraho itariki y'amavuko, ukande next. Information zishingiye ku hantu hakwegereye, iyo uvivuye aha nizo zihita ziza mbere ku rubuga rwawe rwa Twitter ukimara gufungura. Nubyemeza cyangwa se utabyemeje, turakomeza ukanda next. Hano aha barakuzanira ibikuranga wamaze gufunguza Twitter yawe, ubundi ukande hano kuri sign up kugira ngo dukomeze. Aha baragusaba kuverifya telefone yawe cyangwa email wafunguje. Niba ubona information baguha arizo, urakanda OK. Niba ubona atarizo, urakanda edit kugira ngo uzivugurure. Dukande OK. Aha ngaha urandikamo code bakoherereje kuri email yawe wafunguje cyangwa se kuri telefone wafunguje niba ari telefone wakoresheje. Iyo code urayishyiramo. Numara gushyiramo code bakoherereje kuri email cyangwa telefone wafunguje iyi Twitter account, urakanda next. Urahitamo password ya account yawe ya Twitter. Numara gushyiramo password uhisemo, urakanda next. Ukeneye kuyireba, urabona kano kajisho kari hano impande y'aka kavivuye, niko ukanda kugira ngo urebe code yawe neza. Ubundi ukande next. Tugeze kuri Twitter. Nwango konti ya Twitter urayibonye. Icyo bagusaba ni ugutangira ugakora neza konti yawe ya Twitter, uzamura amafoto ya profile n'ibindi. Ukeneye video zijyanye n'iyi wazisanga hasi aha iyi video muri description yayo. Tugiye kurebera hamwe uburyo wasubira gukoresha Twitter account yawe mu gihe wari waribagiwe password ukoresheje telefone yawe mu buryo bworoshye cyane. Urinjira muri Twitter app kuri telefone yawe. Urakanda kuri login. Mu gihe wibagiwe rero Twitter account yawe cyangwa se waribagiwe password udashoboye kwinjiramo, urakanda hano hasi kuri forgot password. Nyuma bakwibutse bagufashe kwinjira muri account yawe. Urashyiramo email, phone number cyangwa se username yawe ya Twitter. Ibuke ko username ya Twitter tuyandika dutangije @ Niba yika email wafunguje Twitter account yawe cyangwa se ukaba wibuka phone number, niyo urashyiramo. Niba wibuka username, urashyiramo username. Numara kwandika username, email cyangwa se phone number, icyo wibuka muri ibyo, uramanuka hasi ukande search kugira ngo bakwereke konti yawe ya Twitter. Urabona aha ngaha nubwo twakoresheje username, barakubwira ngo bohereze code kuri iyi phone number ihegwa na 05. Niba iyi nimero ihegwa na 05 ari iyawe, urakanda hano kuri send text. Aha rero hari igihe washyizemo email. Iyo email yawe nabwo ureba niba inyuguti zihera ari za email yawe washyizemo cyangwa se wibuka, hanyuma ugakanda kuri text bakakoherezamo
SMS ukajya kurebamo kode wifashisha ukora reset password. Kadukande next. Muri telefone yawe iriya nimero ya telefone batweretse boroherezamo kode urifashisha ukayandika ahangaha kugira ngo ubashe kubona indi password. Urandikamo kode baguhaye, urakanda hano kuri verify, numara gushyiramo kode baguhaye ngo warabona verify ahangaha. Reset your password. Aha rero ugiye guhitamo password nshyashya uzifashisha kuri Twitter account yawe wari waribagiwe password yawe cyangwa nawe wayibagiwe. Nyuma yo gushyiramo password nshyashya urongera uyisubiremo hano, enter your password one more. Numara gusubiramo password wari umaze gushyiramo hejuru ukayisubiramo bwa kabiri, urakanda hano kuri reset password. Why did you change your password? Aha bari kukubaza impamvu yatumye uhindura password. Ushobora guhitamo kimwe muri ibi ngibi hanyuma ugakanda next. Ukimara gukanda next ako kanya password bihindutse, ubundi ukinjira muri Twitter account nk'uko bisanzwe. Ukeneye video zijyanye n'iyi wazisanga hasi aha iyi video muri description yayo. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guhanagura burundu konte yawe ya Twitter mu gihe utakiyikoresha. Urayihanagura ukoresheje telefone yawe. Mukurikire ntihagire ikibacika muri iyi video. Injira muri Twitter app kuri telefone yawe. Kanda sign in. Urabona hano hasi. Login. Andikamo phone, email cyangwa username wafunguje Twitter account yawe. Numara gushyiramo username, email cyangwa phone number ya Twitter account ugiye gusiba, urakanda next. Shyiramo password ya Twitter account yawe. Nyuma yo gushyiramo password ushobora gukanda kano kajisho kari impande hano havivuye, hanyuma ukareba imibare cyangwa se password wakoresheje. Kanda kuri login ukomeze. Nyuma yo kugera kuri Twitter rero urabona hano ni home ya Twitter. Urakanda hano ku ifoto ikuranga mu nguni. Hanyuma ushake settings and privacy. Ngira ngo urayibona hano. Settings and privacy. Urayikandaho. Kanda kuri account. Aha. Manuka hasi kuri deactivate your account. Hejuru gato ya logout. Kanda kuri deactivate your account. Muri iki gika kibanza barakubwira ngo niba ugiye gusiba account yawe ya Twitter, ntabwo username cyangwa se Twitter account yawe izongera kugaragarira abantu kuri Twitter ukundi numara kuyisiba. Aha barakubwira ngo niba uhanaguye account yawe ya Twitter bigutunguye utabigizemo uruhare utabishakaga, ushobora kuyisubirana mu gihe kitarenze iminsi 30. Nyuma y'iminsi 30 account yawe ya Twitter izagenda burundu. Niba wemeza ibi byose bigaragara ahangaha, urakanda hano hasi kuri deactivate. Baragusaba umubare w'ibanga kugira ngo bemeze niba ari nyiri account ya Twitter ushaka kuyihanagura ku bushake bwe. Urashyiramo umubare wawe w'ibanga. Password. Nyuma yo gushyiramo password urahita ukanda hano kuri deactivate. Nukanda hano kuri yes deactivate, account yawe irahita ivamo burundu ive kuri Twitter. Urakanda hano kuri deactivate. Urabona ko bakubwiye goodbye. Nukuvuga ngo ahangaha account yawe ya Twitter ubu umaze kuyihanagura kuri Twitter burundu. Aje privacy and terms. Kwemeza ko ugiye gufungura email yawe. Urakanda kuri I agree.
kanda browser kuri telefone yawe cyangwa se computer yawe bitewe n'icyo uri gukoresha. Ngewe nakanda Chrome. Andika ijambo account. Andika ijambo account. Account hariho S akadomo Google akadomo com akarongo kaberamye wandikeho sign up. Ubundi ukande kuri search. Urandikamo amazina yawe. Reka mvuge ko ndi gufasha umuntu bita Jean Claude Nsengiyumva. Umara kwandikamo amazina ye, urandikamo email ushaka gukerera. Urabona hano hasi baduhitishijemo ama email agiye atandukanye. Ushaka imwe muri izi email uyikandaho. Ariko ngewe nkeneye email ntoya itangora kuyifata mu mutwe. Kangire Jisense 44 ndebe. Hanyuma nkande next. Ukanda next utarahindura password kugira ngo urebe ko wayiguha. Okay. Urabona ko email nta kibazo gihari, ikibazo kije kuri password. Aha rero ndandikamo password nshaka guha iyi email, hanyuma kimwe nuko nawe ugiye kwandikamo password yawe. Nukuvuga ngo igihe wamaze kuzuzamo password yawe kandi ukongera ukayisubiramo hara kuri confirm, ukongera ugashyiramo ibintu bisa, aha urakanda next. Dukande next. Kanda hano ku gafresh kareba hasi. Hazi ibihugu byinshi bitandukanye. Hitamo igihugu cyawe, hanyuma wandike nimero yawe ya telefone. Numara kwandika nimero yawe ya telefone urakanda next. Nimero yawe ya telefone barayoherezaho umubare w'ibanga wo kuverifya niba iyi telefone ari yawe. Numara kwandika umubare w'ibanga ndakanda kuri verify. Urabona ko phone number wamaze kuyemeza. Iyi phone number niyo izaba recovery phone number igihe uzaba watakaje email yawe wariyibagiwe, cyangwa se igihe cyose uzaba wibagiwe password ya email. Iyi phone number ni ingirakamaro. Hano hasi urabona handi handitse recovery email. Byaba byiza niba iyo mail uyifite nayo uyishyizeho ukazayifashisha mu gihe udafite telefone ariko ukeneye gusubirana email wibagiwe. Recovery email nayo reka yishyireho. Awe niba ufite indi email mu gihe uri gufungura email byakabaye byiza ushyizeho indi email wazibukirizaho, kuko telefone hari igihe ushobora ko kujya mu kindi gihugu idakora. Ariko ukeneye gukoresha email yawe wibagiwe, ahangaha rero indi email wibuka password yagufasha. Urahitamo amatariki y'amavuko aha hasi. Uyu Jean Claude yavutse mu kwezi kwa 7, itariki ni ya 2 mwaka w'ibihumbi 2000 niho yavutse. Gender Jean Claude ni umugabo, ni igitsina gabo. Ndemeza hano kuri match. Ukimara kuzuza ibi byose urakanda next. Gira ngo urabona ibyo bakuzaniye. Get more from your number. Receive video calls, messages n'ibindi. Urabyemeza hano hasi wakanda I am in. Aje privacy and terms. Kwemeza ko ugiye gufungura email yawe. Urabona hano hasi nibyo uzubahiriza mu bijyanye na email by'umuntu wese asabwa kubahiriza. Urakanda kuri I agree. Ukeneye video zijyanye n'iyi wazisanga hasi.